Mswahili ndo mwenye alisemaga ngo yowana ngusiralie zamu ya mwenzie, ngusiralie ngo riski ya mwenzako yowana usiralie zamu kabisa. Tafuta tusitafutane ndugu yangu. Riski ya mwenzako usiralie zamu kabisa. Ni ishari. Ishari kabisa. Senyari ishari riteye ubwoba byatari. Ishari kabisa. Sena sera wenda mbabajije urebye ko nk'ubundi amashyari arakwiye kuba ahantu mu bintu by'ibiturage iyo turabanyamujyi abantu bize sibyo abantu nyine bahura n'abantu bagiye batandukanye abantu bari mu mujyi begeranye n'undi mujyi wa Goma twaduke ko turi abantu bafungutse umutwe iyi sharpness tugira mu gushaka amafaranga niko ko yarikwiye kuba tuyifite no mutwe kuba turi abantu nyine tagira ibyo biboro by'amashyari nyine niba umuntu yabonye ibicero kavuga ati bwo yakoze mari nanjye nzakora mbibone kuki noneho man usanga ahubwo biri parallele bigera kuri icyo kintu tukaba nk'abaturage tuziranye umuntu yatera imbere niba ngenziranye nawe biramereza chance man yego bimashara anone igisenyi ngiye kuba nziranye nawe binyima chance cyangwa se bikaba ikibazo uri kumva icyo kintu ni ibintu bya fake ngende kurabura nk'abapetro mu mujyi barabane bagana Don Jazz shout out to you akajya za Kampala akajya za Kenya urumva niba ubona uramuje nari muri movement mwegere ntumve ko agigoma nube nafite mu mabango baranga bari mu gucoranga ibibori wegere amakuru ni meza yego amakuru ni meza ni nayo ya mbere amakuru ni ko kazima noneho agahita ashaka kuba umuja wakakanya cyangwa ashaka kuba iradu wakakanya atazi inzira ze cyangwa ashaka kuba umuherisa wakakanya egera manu umuntu agashaka kuba mushukuru wa nona kandi metero yarabitangiye cyane ndagoreza nk'urugero hari diaki y'abana benshi cyane Kampala wallahi arabigisha abana benshi cyane Kampala bigisha kazi bunono bari international naba peti kabisa ushobora guhagarara babagabo man yego abagabo kabisa yakoze ikintu bita abagabo shout out to him kabisa mu mugramo nyezunga jyanoro tubyaza amahirwe yose ari hano muri Gisenyi nyine inyungu abajene bateye imbere kubigiraho ni byiza cyane kandi Gisenyi turabafite bench man bakina Kerzi mukuru wacu abaja ba Mushkuru ba Kendrick Salvador ni benshi urabizi wana engineer Jibu ndakwemera Stana West turi benshi man twese man ba Usama n'abapeti bahasani za Kampala n'abaniga benshi cyane mutinyuke mubahereza ama approach kandi baravuga man hamagara umuniga nibuze kare Kampala ngira bronze ndashaka kuza Kampala baravuga arakwakira man yari buze kugufasha nuko mutabizi turi gusoza Ediken Hussein Petit Frere wa Abdul Jalil wa Safi umwe mu bantu bambere bakoze ama interview hano hari ibihugu berekejemo kandi kugerayo gutyo ni connection baragiye bakura kuri Vice of Bashar kuri ba Ice King Big Gate rero papa Ayan urumva ni kuvuga ngo man ibyo turimo kuvuga bake bagerageje kubikora hari inyungu biri gutanga kandi bizagira n'amafamiye yabo bantu kabisa so we sign out yari story time tuzagaruka mu cyumweru gitaha muri iki kiganiro munasubira inyuma mujye kureba icyo twagiranye yari n'icyifuzo Kerzi yabahaye yego ikiganiro niba mushaka ko kiba live twe turi yego niba mushaka ikiganiro kiba live mubishyire muri comment muvuge ngo turi tayari ubutaha tuzaba turi steady nitubona abantu nka 20 ikiganiro cy'ubutaha tuzagikora live mukomeze rero murebe ibiganiro bategurira mubikunde kandi umuntu abisharinge nge mbona washyize link kuri WhatsApp atari ngombwa ko nayiguhaye man umve kuri kubikorera G-Town we sign out. Greetings ladies and gentlemen. Yes, welcome back to our YouTube channel. Niba utarakora subscribe, ndagusaba ko nawe ukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro bya buri munsi. Ukore no kuri nzegera kugira ngo nitujye twa-uploadinga nk'iki kiganiro utubona notification kuri screen ya telefone cyangwa na tablet yawe cyangwa na machine nyine kugira ngo bitewe na application cyangwa se device ubukoresha hanyuma tujye turushaho kubana buri munsi. Ibi byose nago tuba tubyikora nkatwe ubwacu ahubwo tuba tubikorera mu rwego rwo guhypinga G-Town kugira ngo natwe tubashe nyine kuba entertained mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ubu ni bumwe mu buryo bufasha abantu kuruhuka sibyo na sere
kabisa. So niyo mpamvu tuba tuvuze ngo reka dufate time twicare tuganire tunanabure n'abantu tugirane inama duhavinge fun twibukiranye ibihe byashize turebe muri fitire bimeze biti ibintu nk'ibyo ngibyo. So mu gutangira rero reka tubanze twifurize abasilamu n'abasilamukazi aho bari ku isi hose bumva ikinyarwanda babwira ngo Ramadan Karim, izabaye Ramadan nyine y'umugisha kuri mwebwe, ubusabe bwanyu buzakirwe, kandi twibuke kwerekana urukundo cyane, dutumirane dusangire ifitari, nyine twibukiranye gukora iswala, ibikorwa byiza. Ntabwo twatangira ibyo tutabivuzeho bijyanye n'igihe nanone turimo, ni ukwibukiranya kuko bavuga ko urwibutso rugirira abemera akamaro. Kudus siko bimeze. So nyuma rero ko tumaze wenda kwakira abantu bari buze kuri iki kiganiro, ikanono namwe mbakira abajene kuri kamera. Kudus wowe ubwo mukaraheruka hano comment zirenga 50, ntago haburamo comment byuze nka 20 zavugaga ngo Kells ubutaha uzatuzanire Kudus cyangwa se ubutaha uzabagarure bari kumwe. Niko kabisa yewana nishafika kabisa. Ujere kabisa ku mucongo ya t-shirt ka fresh na mukaru kugakabutura kubera ubushihe n'ikindi uze kubereka outfit yose abajene bahagaze. Ndabona iyo kecho yiguzangaye bro. Na ino kecho nayiguze 60,000 LA. Mukaru wowe iyo kecho wambaye hagaze ngahe? 45 kabisa. Ninjye hano wambaye inkweto ihendutse ko nambaye inkweto y'ibihumbi 20. Urumva? So abantu nyine basabye ko wazaza hano, ngerageza no kubwira Mukaru ajye muri comment abirebe hanyuma aze kukuvugisha. Nanjye nari nzakuvugisha, noneho bitabyoroha Mukaru avuga ati rafiki yangu yambwiye ko nta kibazo yebeze kuboneka, n'ubundi mu gihe amasaha y'iswara ataragera tukaganiramo abantu gakeya. Hanyuma mu kanya nyuma ya kamera Mukaru yari ari kumbwira ngo story zanyu ubundi ababosi barazigura. Wallahi twe turi brand muri brand ku buryo abakira bavuga ati muzeme muri hafi yacu mwe mudusetse. Ababosi bamwe na bamwe hari ukuntu nyine to abantu badukumbura, n'urungano hari igihe rudukumbura generation zacu nk'abantu bari poto bongo kijuku kabisa uko dufite generation nini sana. Yego noneho bitewe na kwa kundi nko mu kiganiro mbana navuze ukuntu tuba twarakuze uri kubyumva, twebwe ubumwe bwacu ntabwo bwatakaye. Yego ahubwo habayeho nyine gushaka risk nyine urabizi. Hari abagurutse bakajya muri fantasy zigiye zitandukanye n'abantu batandukanye, ariko ya union yacu kabisa ni ya yindi ni ya yindi kabisa. ko Kuduse uko buriya nko mu munsi ntago bwakwira tutavuganye, urumva tuba turi seresere uri kubyumva njye nawe. Abantu rero hari ukuntu bavugaga ngo kera ngo aba bana hari ukuntu bababona, nigeze no kubivugaho mu kiganiro gishize uri kubyumva, ariko mu by'ukuri ishusho batubonagamo ntago ariko tugaragara, nta nubwo ari nako turi. Ubu biratandukanye man, biratandukanye cyane uri kubyumva. Yego ubu ngubu bitandukanye na mbere. Ubu ngubu twabaye n'abapapa, dufite n'abana n'abafamiye man, dufite n'umupeti byanyabyo kabisa. Umuryango very soon nuko tutashatse kubishira nyine kuri social medias n'ibiki byose, ariko very soon kabisa umuceri uzakandwa. Oya ni lazima bro, ni lazima kabisa. Ibyo bihe nibigera Mwenyezi Mungu azabe akidutije ubuzima twese tuzabe duhari. Nawe nitegeko namwe mugomba kuba mwashe kwenjoyinga nyine ibyo birori by'umuvandimwe. Hanyuma hari ibibazo ndibuze ko baza Kudus cyane na Mukaru ajya kunganira ko mumeze nka muri impanga, sibyo? Ariko mbere yuko tujya muri ibyo bibazo, Kudus kuki wumva ko mana abantu baba bagukunda cyane? Icyo kibazo ntago umuntu yamenya ibyo ari byo, kuko bijyana na kadari ya Nyagasani. Yego ibyo ibintu biri bitagaragara ubundi ni Nyagasani ubigena. Urukundo nawe wabasha kubisobanura cyane. Urukundo ni Nyagasani urugena, kuba umuntu yakundwa ni Nyagasani ubigena, nta muntu ubigiramo uruhare kabisa. Natwe tubibona gutyo, turanabishimira Nyagasani, n'abadukunda mwese turabakunda, natwe tubahoza ku mutima yohana. Hanyuma urebye mu kiganiro twagiranye na Mukaru, sinzi niba warakirebye. Warakirebye cyose? Ni nk'icyo kintu waba waributse cyangwa warakuyemo?
we Nasera icyangombwa ngiye mushimira Yohana, Nasera ntabwo ajya yirengagiza abavandimwe. Nasera ntabwo ajya yirengagiza abavandimwe. Nasera ni wa muntu Yohana mu mbaraga ze zose akoresha, niyo abonye n'ahantu hari inzira runaka Yohana arakubwira Yohana hano haboro ndi kuhabona. Bishatse kuvuga ngo Nasera agira urukundo nk'uko yanabishishikarije abantu ababwira ati dukundane tugirirana amashyari nta mpamvu kabisa. So reka mbere ku kibazo uwitwa Nikuze Nabila, donc ntabwo ari nk'ikibazo ni nk'inama noneho mu gikoraho comment. Yego. Yaravuze ngo cyakoze Gisenyi duhinduke pe, umuntu atera imbere, yaba ari umumama ngo ni umurozi, yaba ari umukobwa ngo ni indaya cyangwa ajya mu bajama. Aravuga nyine ngo abantu bahinduke bijyanye n'ibyo mu kare yari yavuze. Bavuga ko ngo abakobwa Gisenyi bafite amalare ngo ari ukuntu ngo babirasa mu baturanyi, abajene baba bashoboye kwikinira football nk'impano bigaragara ko ziri Gisenyi ari nyinshi, ngo barategura nyine. Ntabwo sinzi impamvu abantu batacyumva ko umuntu yagira n'impano man. Buriya zamani kuri 40 hari umujene wigeze kwitaba Imana sinibuka izina rye, turi hariya kuri biari baravuga ngo bamurozi. Wallahi Enze yarababwiye ngo ariko mwebwe nta nubwo Mwenyezi Mungu azajya yisubiza abagaragu be, niko cyababwiye umuntu azajya mwumve ko ari undi muntu kuki abatari Mwenyezi Mungu avuga ati igihe cye kirarangiye akamutwara. Urumva asaba nawe abantu nyine icyo gihe yabivuze yigendera, ariko wumvaga ko yabwiraga abantu ati magambo menshi ntago ari meza. Bijyanye na uno mugi wacu dutuyemo rero, uno mugi wacu ubundi kibazo kibamo ni kimwe, harimo ikibazo cyo kureberanaho, umuntu akarebera kuri undi, kandi ibyo ngibyo ntabwo bishoboka no gutekerereza. Mu Swahili ndo munyarisemaga ngo Yohana ngusiralie zamu ya mwenzie, ngusiralie ngo riski ya mwenzako Yohana usiralie zamu kabisa. Tafuta tusitafutane ndugu yangu, riski ya mwenzako usiralie zamu kabisa. Kwa ko Kelzi uri kureba nkanjye na Kudusi, sibyo? Nkanjye na Kudusi hari ukuntu uri kubyumva dushobora nko kwikatira nk'ahantu. Yego. Uri kubyumva wallahi umuntu atazi n'ibyo turimo tu. Uri kubyumva kandi nk'uwo muntu wallahi ugiye nko kuvuga nk'ayo magambo ngaka ngaba bana, uri kubyumva twamutunga n'imyaka 5 tutava no mu nzu. Mwebwe muri mu kazi, twe turi mu nzu gutya uko tumeze, bahise bavuga ngo uri kubyumva ngo tubafungiranye mu nzu ku buzima ababayeho cyangwa ubw'ababamo. Uri kubyumva twamutuga iyo myaka ibya 3-4 babirya. uri kumva ariko ugasanga nyine noneho hari n'ukuntu umubaby yikorera nk'agahasoke, uri kubyumva nk'igoma. Abasista turabazi bamwe muri bo, uri kubyumva twe twanagize n'uruhare, ntabwo twavuga ngo twagize uruhare rukomeye cyane ko ntabwo turi Mwenyezi Mungu n'ibitekerezo byiwe, uri kubyumva ariko bamwe muri bo muri haso zabigoma turazizi twaranabafashije, kubera ko njye na Kudusi twizigoma turahazi. Uri kubyumva na hano n'undi musanzwe mujyayo. Hari abasista twagiye twimura for free man, njye akamereza idea akamyose gutya ko nzigoma gutya na gutya, hari ukuntu nafungura agasauna gutya na gutya nkamudira sister wanjye imodoka nkoresha si yanjye. Uri kubyumva ariko uguze karibira twabigukorera man kabisa, akagenda kiretruva umuntu akaba ari mu kazi. N'ubu ngubu baracyari mu kazi. Yego. Uri kubyumva ariko umuntu yabonera ku ruhande akavuga ati bari hari ibindi abari naho ubundi ataranambuka ngo agere n'igoma arebe ngo abari nganarebe na situation y'ibintu byo biba bimeze gutyo. Naho ubundi kuri kiriya kibazo cya mushiki wacu Nabila, buri muntu wari we wese wabonye riski ni Nyagasani uba wayigennye. Ni Nyagasani uba wayigennye Ewana, ahubwo ikiba kiriho Igisenyi ikibazo gihari ni ikintu cy'ishyari. Ishyari ni byinshi, ishyari kabisa. Gisenyi hari ishyari riteye ubwoba byatari. Ishyari kabisa. Nasera wenda mbabajije, urebye ko nk'ubundi amashyari arakwiye kuba ahantu mu bintu by'ibiturage, turi abanyamujyi, abantu bize, sibyo? Abantu nyine bahura n'abantu bagiye batandukanye, abantu bari mu mujyi begeranye n'undi mujyi wa Goma. Twaduke ko turi abantu bafungutse umutwe, iyi sharpness tugira mu gushaka amafaranga, niko ko yarikwiye kuba tuyifite no mutwe, kuba turi abantu nyine tagira ibyo biboro by'amashyari. Nyine niba umuntu yabonye ibicero kavuga ati bwo yakoze mari nanjye nzakora mbibone. Kuki noneho man usanga ahubwo biri paralele bigera kuri icyo kintu tukaba nk'abaturage, umuntu yatera imbere ukumva nyine ko wamugirira ishyari kubera iki?
njye mba numva ku ruhande rwanjye nkanjye na Nasser wenda Kudusi nawe aragira ukundi kuntu abivugaho sibyo ku ruhande rwanjye njyewe nka Nasser mba mbona ni poor mentality kabisa ni imyumvire ni mentalite iri very cheap sibyo imyumvire iciriritse ya Nasser wenda reka noneho tuve muri introduction twinjire mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi Nasser urebye none ahangaha ubundi uyu munsi wazanye na Kudusi tugiye kuganira iki n'iki turi bwibandeho urareba Kells impamvu mbona aganije Kudusi arambwira Nasser gutya tumeze bien twebwe kuri side yacu ariko na rubanda mani na rubanda nayo tugire mani natwe abantu duhereze urugero rwo gutinyuka tugire umuco Gisenyi wo kutavuga ngo runaka ngakora bino na bino kandi ibyo ubona mu maso yawe ntago ariyo realite nyaprocinga umbaze Nasser ngiye ko nshoboye bino ko nakoze bino uri kubyumva wamfasha iki ko wombo numeze bien ngire nanjye ubusobanuro nguhereza kuri iyo bien uri kumbwira uri kubyumva nanjye ngiye nago nshobora kugira isoni ashobora no gusanga utanameze bien ariko kubera ko atakwegereye ntihagire ibyo amenya nyine biri behind n'ubundi ngo gukira muri iki gihe manu urebye bisigaye bisaba amakuru ntabwo ngo bikigombera gukora cyane ukoresheje ibibaraga byinshi cyangwa iki n'iki urabizera abajene basigaye bakorera amafaranga bibereye mu nzu adasohoka urumva niyo mpamvu gukira muri iki gihe ni amakuru niba rero ubona ko hari umuntu runaka hari ikintu akurusha nibona Kudusi hari intambwe yagusizeho cyangwa se unabona muri kuri standard level kuko hari ikintu akurusha wa mugani ntabwo biteye isoni man ntabwo biteye isoni kuba wamwegera ukamubwira ati bro nashakaga gukora ibintu biniba ariko bijyanye wenda nuko nkubona ushobora kuba wenda hari experience bifiteho ngira inama nkora iki urumva ugasanga biragufashije man hari n'abajene binje benshi bagiye bangisha nk'inama mu bintu byo bitandukanye man biye boro ugiye kujya muzashya amuhereza ama experience kandi akabyumva ugasanga biramurokoye hari n'abajene batigeze bumva iboro twagiye tubagiramo inama natwe hari n'ama tutagiye twumva abandi bantu batugiriye tukazaregreta nyuma byumvikana niyo mpamvu rero nkuko wenda Nasser ari buze kubigarukaho tugiye uyu munsi insanganyamatsiko y'iki kiganiro tugiye kureba uburyo nk'abajene twajya dutinyuka ukegera mugenzi wawe urumva ukamusaba ibitekerezo ukamusaba mani no ku bushobozi ukavuga ati njye mfite ubushake ariko ubushobozi bwaranze cyangwa se mfite ubushobozi ariko nta bwenge bwo kubyaza umusaruro kandi aya malari nina yakoresha ngo abyaze umusaruro ashobora kuzarangira sibyo tuzabajene benshi bagiye bapasura iwabo bahagurishije ariko mu myaka 2 man n'umenya na malari yagiye urumva niyo mpamvu mu kanya twari dutanze nuko twagize ikibazo twari dutanze urugero kuri Abdunuru Don Jazzy nawe ati ni umujene wideplace akajya muri Congo Don Jazzy shout out to you akajya za Kampala akajya za Kenya urumva niba ubona uri umujene ari muri movement mwegere ntumve kagigoma nubona afite mu baranga bari mu gucoranga ibibori mwegere urumva mwegere mbya Abdunuru nanjye mfite 100 byanjye hano kabisa eske mbizanye muri Vietgoma byamfashe ese mbijyanye Kampala muri magaze wenda runaka byamfashe Kenya se hari ujya mu makoti tuba tukubona posting 100 ari ikintu byakora wenda kugira ati byakora cyangwa se haje amatike byakugora umwinginge mana umutera injugu mu byati none ufata 100 aho zandangurire unyohereze n'incuruza nkunguka kutura kabiri tuzajyane sibyo tukiri kuri icyo kintu urabona kubaza amakuru ni meza yego amakuru ni meza ni nayo ya mbere amakuru niko kazimana uri kubyumva Kells ubu kano kanya hari n'ukuntu umuntu abona Abdunuru kuri yameze n'urugero twatanze kuri Abdunuru kuko yakono hari n'abandi benshi nk'abafabu umuja ni benshi bana bajene bari mu kazi uri kubyumva noneho agahita ashaka kuba umuja waka kanya cyangwa ashaka kuba iradu waka kanya atazi inzira ze cyangwa ashaka kuba umuherisa waka kanya egera mana umuntu agashaka kuba mushukuru wa nona kandi metero yarabitangiye cyane ndagoreza nk'urugero hari diaki y'abana benshi cyane Kampala wallahi
arabigisha abana benshi cyane Kampala bigisha akazi buno bari international n'abapeti kabisa ushobora guhagarara babagabo man yego abagabo kabisa yakoze ikintu bita abagabo shout out to him kabisa ni umugira Mwenyezi Mungu ajya norohereza hasozi iwe uramugira kabisa nta mutima mu Imana kuko ntabwo yakwirengagiza uri umunyagisenyi ntabwo bibaho uri kubyumva ubundi ufatiye kuri urwo rugero rwa Mushukuru niko dushaka ko abajene muri rusange nuko bitakunda ariko niko twe tubyifuza bigomba gukunda kuko bibaye niba Mushukuru ari abantu yakiriye Kampala akabereka imikino ikorwa uvuga ngo nawe ushobora kwakira undi goma cyangwa hano muri G-Town hano turi tutahavura undi mwana ushobora gusohora mu rugo ukamugereka kwirirwa wicaye mu rugo ngo ino dukore gutya na gutya turiko twakure turuva nawe wambaye iyo nkweto ya Swan nyakudusi ba ino nkweto ni n'umuja wayimaye umuja w'amadolari twebwe ndava hano njya muri mede urakoze cyane n'ahandi hantu twebwe njyewe uri kurangira nka kudusi utari umunyagisenyi ntabwo warya ku biceri byacu ni ibintu bigoye nyine birasaba kuba ufite ikintu cyatwemeje bitanabaho ariko lare zacu ziba zigomba gusigara mu bajama bacu ni ngombwa baka no kurya mani no kurya cyangwa kunywa n'amata tunywera nyine haboro tuzi imyaka yose uri kubyumva abajene rero ikindi kintu wenda kudusaraza kukigarukaho kuko kiramubangamira ukuntu hari ukuntu tuba turi kuganira inbox ngewe nawe kikamubangamira ukuntu icyo kiboro rero cyo abajene turashaka gufata ibiboro ntabwo nyine dushaka guhera hasi mani turashaka guhita duteruriraho ibintu bigeze uri kumva twirukankane nabyo ibyo biboro rero kuko bijya bimubangamira cyane wenda hari ukundi ukuntu arabivugaho wagira ukuntu bivuga imbere ya kamera nawe ukabibabwira n'igitekerezo cyawe kugira ngo ibyo bintu wumva atari fresh kandi ubibona mu bantu babasha wenda kuvuga ati noneho bya biboro dusanze atari byo reka tubihindure ikibazo gihari kuri iyo nsanganyamatsiko yacu turaganiraho ni icyuko nka kuriya Mushukuru abayeho urumva ko hari ibyo yamenye biba ngombwa yuko bisangiza abandi icyo kibazo rero Gisenyi kirahari ngiye nshobora kugumana amakuru y'ikintu gishobora guteza mugenzi wanjye imbere kandi yafanikiwe ni inyungu kuri ngewe biranajya no ku wundi ariko ngiye nkumva ndakinira mu kazero ngiye nyine ntabwo byashoboka undi mujene nshobora gushimira byatari utajya wizinga mu magambo utajya ugumana ibitekerezo bye wumva ko bagenzi be batera imbere Engineer Jibu I respect you sana kabisa yewana ndakubaha byatari kabisa engineer ufite ideas ziri tayari kabisa gukora ibiboro biri big wango abantu batwizere man abantu batwizere bari kudukurikirana turimo abaengineer turimo abana twicaye by the way abantu batazi hano hantu turi ahantu habiye turi mu rupangu rwiza twicaye mu rupangu rwiza urumva turaza kuhabirika abantu dukorera ibiganiro so tunashimira Anto wanjye mama Nabil ko ni wamaye wabona ko mbandi home saa 5 uko dufunze ubundi arateka tukarya urumva mbandi home nyine nari mwango bari kubaka hano izi garde bambajije umusuderi wazikora Genzi ko kudura zikora kudura musa numva batangiye kuvuga ngo sinzi numva bimazina sinya ndabyari kare ntabwo bishoboka ese babwira amafaranga agomba kurya mu wakiranye kuri Bundes urumva bitamuhamagara ndabakomvinka ndababwira akora ibintu birenze kandi koko byari kuko yakuriye muri Sudi kuko ntubizi niko kuri kabisa nako byagenze isaza hano arapatana bamukubita malare aragenda bora arazikora kandi rero ko zavuyemo neza nziza abantu batwize portail buri abantu baba bakiri urumva ko nyewe isije turi kuganiraho wowe wayitangiye ari abantu nyine baba bagira ngo gutera imbere kwa mugenzi wawe ngo nyine ngo byasubiza wowe hasi ntabwo bishoboka nk'urugero mukuru wacu Kerizi yaratanze rwa kudura niba yarakoze bino bintu Kerizi ntabwo ari umutekinisiye ariko afite ibindi abamo kudura nafaniki wa hano araza ateza imbere Kerizi kandi ariko bimeze niko byaragiye ariko ibyo ngibyo rero bamwe na bamwe ntabwo bajya babimenya ubundi reka nkwereke
mugenzi wawe aramutse abayeho neza naho waba nta kintu uri bumukureho Kabisa. ariko bikurinda ko yari kuba afite krize akaza amabibiri nzayaguha kabisa ejo ntayaguhe bikaba beef Kabisa. urumva ngo iyo mugenzi wawe ameze neza nawe uba umeze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkuko twishyura mituweli sometimes mwaka ukarangira tutarwaye cyangwa wanarwara ukajya muri prive ariko uba uzi neza ko iriya mituweli utanze hari abandi izafasha abana urumva niyo mpamvu bwa bumwe turimo gukomeza gusaba abajene mani dushyire hamwe ntabwo ikinyejana twavutsemo n'imyaka dufite ari imyaka yo kugira by'amatiku ibyo ngibyo ni uburangazi nk'uko mukorera bivuze ibyo ni uburangazi ni ukurangara cyane abandi baba bari kutudepasa abandi baba bagenda byari ahantu nigeze kugera i Kigali ni ububoro nari ngiye kwa purayinga masanga abana b'abanyakigali bicaye aho ngaho ari nabwo bwa mbere duhuye ndabasuhuza turaciringa ndababaza bimeze gute hano bimeze gute umupeta nyifunguraho aribwo bwa mbere duhuye ama information jusqu'à cette yaramamagaye arambwira seremuye mu buzima anyifunguraho ndavuga se kubera iki abapeti bameze gutya imyumvire yabo kubera iki yagutse bigeze aha ngaha twebwe harabura iki kandi urareba twe ani Gisenyi dufite n'abantu bameze bien dufite abagabo bameze bien ahubwo ukumva muri kwa kumera bien kwe arumva ko wewe udafite ikintu nta kintu uvuze cyangwa se ntanifuze ko watera imbere urakoze cyane akumva ko rwa rugero waruduhaye akumva ko azajya guhora inyuma ujya umuhora inyuma mu mugongo umubwire wanagara bimeze gute se wamaye za 5 bares wamaye za 2 bares kandi afite mwayo yo kuba yagufanikiwa nawe ukabona za 2 bares ukabona za 5 bares akakuremera nyine nawe ukajya ahubwo mukajya munahura nawe uri kumubwira wana grand frère nanjye meze bien ngeza aha naha kandi kudusi ndumva hari na aya Qur'an ivuga ngo ese ubushuti bwanyu ni ubushuti bumeze bushingiye kuki nubwo gusangira icyayi gusa n'abapampe bw'ibikundi ubushuti budashobora kwigishanya akazi ubushuti budashobora gufashanya mu terambere ubushuti butibukiranya gukora iswana ubushuti ntabwo ntacyo waba umaze mani kumva na Bulldog ari ikiganiro aherutse kuvuga afata imana ngewe ntabwo nkeneye inshuti itamfitiye inyungu kabisa umunyamakuru amaze ngo noneho Bulldog ngukunda abantu kubera abantu aravuga ati imana nubwo utaba udafite ibintu ariko ukamara ibitekerezo urakoze cyane ukangira n'inama ukambwira ati dore uri kwitwara nabi ibiboro nk'ibyo ngibyo urakoze yewe naherekeje kudusi kuri ambasade ntabwo turayivuga izina sibyo nawe hari ubudokima yari agiye gufatayo tu yego kuduse tugera kuri ambasade twicaye haboro nyine araboro muri city waiting city haboro nyine muba mwicaye mutegereje ko namwe mugerwaho uri kubyumva yego tujye kubona tubona nka click y'ibipeti bitoya mani bitoya cyane ibipeti nka 5 birinjiye n'akavuyo kenshi bita byinjira bisohokana amapasiporo yabyo ateyemo amavisa amakuru aya bari amakuru noneho bihita bidutera ikintu urumva natwe nk'abapeti bo mu town ngiye nakudusira nk'abapeti baducikana information ntabwo bishoboka kugira ngo ako kaboro mukabone mwakoresheje ibintu dore uyu muniga afite grand frère we ba Canada niwe waduhaye gutya waduhaye link gutya na gutya mu bikampani gutya nyine abapeti baba wazi ati uyu nguyu we ni mu Bwongereza uyu nguyu ibaze ko icyo gihe haduciyeho abapeti bagera muri 7 bro 5 bari bagiye Germany abandi 2 bari bagiye muri Canada ako umupeti mwaganira ukumva mind ye ukumva n'umupeti kibazo na mitima bumva ko nyine wana byake ni byake twese tunahuriyeyo guha amakuru ntacyo biri ntacyo bimaze ibyo biraguma ari ibye mana abantu mufite amakuru y'uburyo abantu bakira mu yatangira ibyo biraguma ari inzira zayo ariko mutanabikora tamizaye kuba yakeneye ibintu nimubigire public oya umuntu ntabwo approach ibanga n'akazi ibanga n'akazi niyo mpamvu byitwa ibanga kuba yakeneye amakuru bro muyabahereza niwe umuntu amakuru akaguhereza approach ntuzamusuzugura urakoze cyane musobanurire umubwire natangiye uku nakoze uku byagenze uku nawe yiretrouve ntacyo bitwaye wenda kudusereka mbaye nk'urugero gukuno hari ukuntu abajene tuba dukunda ariko duhishanya amakuru muri za 2017
urabona ntabwo mfite inshuti zanjye nyinshi z'abahanzi niyo mu bajene hari ukuntu nyine yabashaga gupushinga ukamubona ku Nyarwanda indirimbo iriho ukabona yabonye ama interview yagiye atandukanye noneho undi mujene wacu nyine nko gutya twaba turi batatu kabisa aramubaza ati se man ko nanjye mfite tracker ko nshaka nanjye kuba nanyura hari aboro byagenda gute umuniga kugira mu ama contact anamubwira ati uyu munyamakuru ashaka ka giti uramukubita 10 cyangwa 5 n'iki n'iki aramubwira man ngo biba bigoye ngo bisaba gukora cyane aravuga bro ko nta album ufite yaje kumundegera yamana namuniga album afite ntayo nese afite indirimbo nyinshi kundusha nazo nese ko namusabye connection y'uburyo nanjye nagira ku Nyarwanda no kuri za disi bagakina indirimbo yanjye man yambwira ngo ubuse yakoze cyane gute nakoze icyo yamurushije aho ngaho ni ya makuru watazi none ibaze yaranamwegereye amusaba ko nawe nkabira waruvuze umuntu ukene kugira ngo amakuru atangwe nawe garagaza ubushake bw'umuntu kabisa yarabimweretse ariko nyine byo twavugaga aramubanira kumva ko waba uriyo wenyine gusa akore byitirirwa ngo wowe kimwe Kigali urumva biboro bitari byiza nasi ndaguhereza nk'urugero Kenzi dore nka leta zunze ubumwe za Amerika man ibirimo ibinyamakuru bingahe nakangari byinshi muri Amerika kugira bemere umuntu aranabyuka apfa kuba afite phone ifata bien agahita abo umujournaliste like akazibona subscribe akazibona share akazibona comment muri rusange biterwa n'ikintu uri kubabwira bo bakunda amakuru natwe twabishobora urumva hari nk'ukuntu umuntu umubwira ngo ngiye gukora interview kwa Kelzi ngo umunyagisenyi guse ngo Kelzi kana Kelzi ngo Kelzi sebura ngo mugengo kuvuga ibiki ibyo ni byashari ibyo ni byashari afata umwanya ari kureba amakosa ari guscrollinga ari no guscrollinga kuri TikTok man atanazanga guhereze niyo view cyangwa niyo like man nacyo bitwaye afite izo mega afite abantu twige icyo kintu bigeze kona kuri X ikiri Twitter umuntu aroshizeho post abantu banayikuye bayizana no ku WhatsApp bavuga ngo aho kugira umunyagisenya kubyereka kwemera gafazane ngo wanamwica ngo kudusa umuntu ashobora kwereka ko atanakubonye agupinga ariko nyamara man agufana mu buryo bumwe cyangwa kandi ibi biboro byatangiye kera kuva mu Rwanda nje ko yarabiririmbye man ngo twatangiye duhatana none no bafana ibintu byinshi abantu bakwereka baba bashaka kuguca intege cyangwa hari n'igihe umuntu akubona uri kuri platform runaka cyangwa ari urwego wagezeho kuba kukazi ko atapfa kuhagera agahita ashaka pfobye bya bintu byawe kandi mu buryo bumwe n'ubundi sibyo wallahi uburi kwemukira societe anacyagabanya kandi na societe twebwe abari kuduhemukira nacybaragabanya kuko twese icyambere cyo dore ngo wari uri kuvuga kuri channel ya Kelzi icyo ngicyo ino channel nimenyekana ni channel iri kuri presentinga Gisenyi bazajya bwa none Gisenyi hariyo ni channel y'Igisenyi inga kuri ubona abakinnyi basohoka baruna bakina mu wajiri atari presenter Gisenyi n'abandi kubibasaba twebwe nk'abagira bacu baze babivuge bapostinga ibiganiro byabo nibo bastadufite sibyo babe proud yego avuga ati hari abapeti batanga nkanjye na Kudusi n'urugero sibyo babikunze bino bintu byacu bajye batubona hano buri gihe sibyo batubona hano buri gihe sibyo tukazamura umubare n'urugero ndi kuguhereza uri kumva tukazamura umubare wa mubare wazamuka bikakugirira akamaro nanjye bikangirira akamaro n'ubireba akagerageza kwishima no kuruhuka nawe bikamugirira akamaro mu bundi buryo uri kumva icyo kintu noneho ari twebwe uradufashije mu buryo nyine uzamuye ibintu byacu yego mu buryo yego urabizamuye urabipushinze hejuru sibyo na nyiri kunani arapushinze ibyo biboro noneho nawe nk'umunyagisenyi ukaba proud ya siri yawe ahantu hose uri kavuga ati hari abapeti b'igisenyi bakora content zimeze gutya beza niba ukeneye kuruhuka barebe wishimye kandi wallahi twebwe baduhaye like n'amashare hano cyakoze abajene reka tubashimire tugaye cyane mu kiganiro cya mbere twakoze na Mukaru imibare ishobora kuba yiyongeye
ariko cyahise gica ku bindi biganiro bimaze nk'iminsi 3 nkoze kiricaho yego cyagize comment zirenga 50 kandi abantu bari kuvuga ati ibintu yavuze man twarabuze umuntu bituvugira urumva cyangwa se uzabivuga ngo bibe biri hazarana abantu bose babyumva cyagize like zirenga 50 cyazanye aba subscribers bashya kuri channel yanjye yego mperuka ari 18 yego urumva nese iyo tutabikora abo basaba nagomba narababonye kandi ubwo nabo bategereje ino party 2 bazazana n'abandi kuba muri izo comment 50 harimo nka 20 zivuga ngo uzazane kudusi cyangwa se mukaru nagaruka azagarukane na kudusi byanze bikunze nitugaruka gukora ikindi kiganiro cya gatatu nitugaruka muri story time with next time yego nzaba mbabwira nanone indi mibare nk'uko uyu munsi nyababwiye rero wowe man ureba ibintu abantu bari gukora ukabifeka ugashaka kubivuga nabi no gutuma wenda utifuza ko abantu babireba wumve ko ubuduhemukiye kandi nawe udushyigikiye wumve ko nyine man nawe watumye tugaruka gukora wowe warebye iki kiganiro nakoranye na Sera nawe watumye uyu munsi agaruka nawe uri buze gutuma n'ikindi gihe bazongera kugaruka hano kabisa kuko niba ushyiraho like yawe warebye ukaza no gushyira iyo subscription ukoze nyine ikintu gituma nanjye mvuga ngo ngomba gukomeza gukora natwe twagira courage mwese tuje gukora hano ikiganiro tukabona ni nk'abantu na batatu bakirebye twagaruka wenda twajya twikorera ibyacu n'ibiganiro murebana gute wenda next time wenda nko ku cyumweru turi buze kureba turabanza turekere abantu nk'iminsi 3 4 bareba iki ngiki hanyuma nitugera nitumara kubona ko cyamaze kugera aho kigomba kugera why not tutateguza n'abantu uretse kuri iki kiganiro tukazagikora live kiri kuba buryo niba ufite n'igitekerezo uhitanga niba hari n'ikibazo bazawe mu karo cyangwa se udahise muri DM uze kubibabwira yewana abo birashimisha abantu bifuza ko twazakora live ikiganiro kikaburi kiri live kabisa n'ikibazo tugahita tukibariza aho ngaho tugahita tugisubiza tukiganira natwe ikintu tubasezeranyije njye na Kudusi tuzabazanira content nziza cyane mwese bangamiye ari side y'abajene ari side y'abababy mwese tuzabazanira content ibangamiye wenda hari ubundi buryo ababyeyi bazabyumva kubera ko twabivuze tu wenda ndabona amasaha y'iswara ari hafi ariko reka nongere nce muri bya bibazo cyangwa se n'ibitekerezo abantu bagiye batanga noneho tugende tugana ku musozo ntidutinde cyane waduhaye story y'uburyo wajyanye na Elitix kurangwa i Kigali ndakeka bari ikiganiro cya mbere ndibuze gushyira muri card cyangwa end video y'iki kiganiro ku kiganiro twakoranye mbere na link nyishyira muri comment hejuru umunaze uri bize korohera uri muri iki kiganiro kureba icyambere niba atarakireye Elitix yaravuze ngo cyakoze kabisa aba homeboys babonaga twarasaze kandi twabaga turi kubiba mu bujiji bwabo wallahi Mr vugisha kuri ndamuvugisha kuri kabisa ndamuzi hari n'undi wavuze urumva ni nka conclusion yari gutanga kwa ko none babonaga abona ari gucuruza street nyine mani uriya yasaze cyangwa yazanye amatara ng'inkweto ng'iki n'iki ngo n'ubuyi wa iki n'iki uriya yasaze turi mu jiji ariko twabaga turi kubakuramo akazi hanyuma undi muntu bita Ramadhan niyo nshuti yavuze ngo impamvu abona abantu nyine bagirana amashyari bavugana cyane kandi nabi muri Gisenyi ngo impamvu nuko dufite umujyi wacu nuko ari muto kandi tukaba twese tuziranye ese byari kuba ikibazo oya ibyo ngibyo ndakeka bitakagombye kuba ikibazo aho byari kuba nyine niba tuziranye se duturanye cyane niyo avantage yo kuba leta ishishikariza abantu muri urbanization guturira mu midugudu abantu bakaba begeranye apana nka byacu asangaga umuntu atuye ku musozi ndatuye mu byahi ndatuye hano genda guhereza urugero Kebzi sinzi Kudusi warabizi ilikuwa 2019 ndio nilienda Butembo bongo 2019 na ya veni sibyo mu 2019 ngiye nagiye ahantu bita i Butembo yego ni side yo mu gice cya Kongo i Butembo abantu bajya bavuga i Butembo nari ndi kumwe n'umugara wanjye twari tujyanye y'imodoka uri kubyumva yego nakoraga icyo gihe ngewe ekiboy chauffeur tukuri iyo kebo nakoraga ikiboy chauffeur nari naramenya nyine tu ukuntu kebo cyuma bayikubita fresh uri kubyumva
ariko ubu kabisa yanyeretse urukundo uwo mugrani bamwita Karimu, ni Gra Karimu kabisa, Imana imwishimire. Uri kubyumva, hari tafari yashize mu buzima bwanjye tu, ni umugra rero mwiriye kubaha kabisa. Uri kubyumva, turi kugenda ibeni, tugeze ibeni bahita bakubona nyine, ubu yakubonye ari nk'isura nshyashya ahita avuga ururimi rwabo, bafite ururimi rwabo nyine bavuga za langue bante zo muri noneho iyo utamusubije ahita amenya ko utari uwiwawe. Uri kubyumva, tugeze aha boro ebana umujama ndamubwira ni patiye inite, ahita nsubiza mu kirimi cyabo. Ndavuga ebana mina moya nasikia Kiswahili ndamutosha wapi? Nitwakumvikana ndavuga ubwo wabona atabizi nimuka handi hari wa muntu namuhaye $20, yavugaga igiswahili turi kumvikana neza, namuhaye amadolari 20 tuyavunja 20,000 by'amakongo. Uri kumva icyo kintu? Yego. Noneho nka nyuma Gra Karimu arambwira bana yamuhereze turi wabandi n'ubundi ntabwo tubizi biri kugenda hano, twebwe icyo twazanye ni umuzigo, ni inite dushaka, reka duhamagaraho turamanurira umuzigo birangire. Uri kumva icyo kintu bro? Wa muntu ngiye ntabwo nanyuzwe pe, naragarutse ndamubwira ariko weho ya $20 yose uranayijyanye bebe bari gupakurura. Karimu aryamye, ndavuga ngiye reka mujurire atsobanurira ukuntu bigenda hano, wenda n'ubutaha nzagirire n'uwo mbisobanurira abyumve. Mubwire ni beni yugiyeyo gutya cyangwa ibutembo bigenda gutya na gutya, ntabwo wanyiba ngo unyime n'amakuru, bandinjije cyane icyo gihe mba nasaze. Uri kubyumva, yambwira aranyiba nari ariko arama amakuru, ahita nsobanurira arambwira ngo suri kureba kano gace kacu, aka gace urimo yino butembo yose ntabwo ngewe nakugurira utavuka hano na bombo, nakwemeza ngafata moto nkajya kugurira umuntu w'ibutembo ariko ntakuguriye wewe. Niyo mpamvu ubona ino business ni bashangazi, ni bamamdogo nyine n'abantu ibari entre yabo iyo union. Noneho cya kintu ni nacyo kidevelopa umujyi wabo ukabutazamo inzara n'intambara. Yego, kuko n'abavandimwe. Uri kumva icyo kintu? Ujya wumva Kongo yose ibamo intambara, ariko iyo igeze Beni n'Ibutembo bari abajama barakopera, abakire bishira hamwe bakavuga ngo ni muri gupfa ibiki nibi, bagatanga amafaranga intambara bakayikikira bakazajya kurwanya. Hari n'umugenerale bigeze wo muri FRDC bigeze kumwohereza ibeni hari ibibazo, ageze baramubwira we naguru wa hano ibibazo byano bizakemurwa n'abantu bazajye Blacks ibintu bamukoreye, baramwishe baramwutsa baramurya. Ni gutyo bigenda nyine. Izo zarasohotse kumvaho nshya zarasohotse mu binyamakuru baramuriye kabisa. Nyine kugira ubyumve fresh, uri kubyumva. Njye nageze na Zanzibar man, uri kumva abapeti ba Zanzibar bangana natwe urukundo baba bakundana kers paka abapeti. Sinzi akabara nigeze kugapostinga kuri WhatsApp, sinzi niba warakabonye. Abo bapeti bamwita Hussein undi bita Zion Zanzibar, n'abapeti nyine baba bashinzwe kugaidinga kiriya kivu cyacu, natwe twabikora n'aba lifeguard n'aba lifeguard n'abapeti babibereye ngaho bakunze bari kumazi. Umuzungu arazaka musobanurira Zanzibar kuna matata Mike nyinshi, umuzungu akagira icyo amusigira baraporo y'ibyo biboro, akamwereka ukuntu akamutembeza mu bwato. Uri kumva icyo kintu? Ye kurabura nk'abajeni baba bazi koga bigisenyi ariko baheranye nk'iryo pfuno. Uri kubyumva? Tangira mani ibintu ari ubuvolontiers, ari bindi ndi kukubwira ngo duhere hasi. Na za Kampala barahari muri za Queen Elizabeth, bijyaho pe tugasanga amateka yarayamize arayazi akagusobanurira. Kiriya kibazo wagisubije neza cya Ramazani. Kuko bino byo kuba ngo turi mu mugi mutoya ntabwo ari ikibazo. Ahandi se hari umujyi munini mu Rwanda. Oya ndakira kuba ari avantage byose mu Rwanda ni mito, kubera ko tuziranye. Nibyo nyine niba ngenziranye nawe biramereza chance man. Yego, bimashira anone igisenyi ngiye kuba nziranye nawe binyima chance cyangwa se bikaba ikibazo. Uri kumva icyo kintu? Ni ibintu bya fake ngiye ndikurabura nk'abapeti bo mu mujyi barabane bakorera mu Rwanda. Ukamubwira Lake Kivu harimo gazi imeze gutya, ukamusobanurira amana umuzungu ukamuterera amaplonge akishima. Hari abajene barambaramba sakas batangiye kubikora ibyo biboro byo entertaining abantu ku mazi, kudivinga nka bira bya
Zanzibar bakeka abantu nibajya kuri Instagram bari buze kubareba babikora neza cyane babibakorere tubagaragaze nabo abapeti nabo bazamure skills na smart bazamure na skills abantu bajya kuri Instagram barebe abitwa Rambaramba Sakas bazamure na skills abasanyuka agataliyani gake akaespanyol gakeya nyine ariko nimubahereza ayo maboko nitubahaye amaboko bazagira nabwo ubwo bushake bwo kujya kwiyadapta mu zindi ndimi bazabona ko ibyo barimo ari akazi bitari blague ariko ntiducane intege mani twasoreza hano kugira ngo wenda niturambirane hanyuma tuzajye n'igihe cyo kugaruka twasoza reka dusoreze hano rero muze kureba iki kiganiro mwitonze hanyuma nk'uko mwabikoze mu kiganiro cya mbere nari nakoranye na Mukaru munsi wamo kudusi murabona yaje naha n'ubundi muze kujya muri comment ufate time yawe utayipinge igitekerezo cyawe kubyo twaganiye mbibutsa ko insanganyamatsiko twaganiraga uyu munsi twasabaga abajene gushyira hamwe gutinyuka ukareba mugenzi wawe nubwo mwa mutaziranye ariko ugatinyuka ukamubaza amakuru buryo nawe wakwiteza imbere nubona umuntu hari ikintu akurusha mwegera umubazi kuko bizatuma ufunguka mu mutwe ubona amakuru yagufasha nawe kwiteza imbere uve mu bukene urumva uve mu bujijujuke rero ndumva twasoza ako kantu mukabike nuko twaganiragaho hanyuma abajene nyine mukomeze mukore twiteze imbere hanyuma tubyaza amahirwe yose ari hano muri Gisenyi nyine inyungu abajene bateye imbere kubigiraho ni byiza cyane kandi Gisenyi turabafite benshi man bakina Kerizi mukuru wacu abaja ba Mushkuru ba Kendrick Salvador ni benshi Engineer Jibu ndakwemera Stana West turi benshi twese man ba Usama n'abapeti Hasani za Kampala n'abaniga benshi cyane mutinyuke mubahereza ama approach kandi baravuga man amagara umuniga nibuze kare Kampala mbwira bro ndashaka kuza Kampala baravuga arakwakira man yari buze kugufasha nuko mutabizi turi gusoza Ediken Hussein Petit Frere wa Abdunong Jalil Wasafi umwe mu bantu bambere bakoze ama interview hano hari ibihugu berekejemo kandi kugerayo gutyo ni connection baragiye bakura kuri Vice of Bashar kuri ba Ice King Bill Gates rero Papa Ayan urumva ni kuvuga ngo man ibyo turimo kuvuga bake bagerageje kubikora hari inyungu biri gutanga kandi bizagira n'amafamiye yabo bantu kabisa so we sign out yari story time tuzagaruka mu cyumweru gitaha muri iki kiganiro munasubira inyuma mujye kure icyo twagiranye ni cyifuzo Kerizi yabahaye yego ikiganiro niba mushaka ko kiba live twe turi yego niba mushaka ikiganiro kiba live mubishyira muri comment muvuge ngo turi tayari ubutaha tuzaba turi steady nitubona abantu nka 20 ikiganiro cy'ubutaha tuzagikora live mukomeze rero murebe ibiganiro bategurira mubikunde kandi umuntu abisharinge nge mbona washyize link kuri WhatsApp atari ngombwa ko nayiguhaye man umve kuri kubikorera G-Town Music. Yeah, we sign out.